Hi guys, mumeze mute inshuti za Big Grace TV. Nizere ko Uwiteka barinze, nizere ko muri amahoro, nizere ko muhumeka umwuka w'abazima. Naho byaba bitameze neza rwose, Imana ishimwe ko mukiriho kandi bibi bisimburana n'ibyiza kuri ino si. Ntagahora gahanze niko mu Kinyarwanda ho babivuga. Ubwo rero situation yose waba urimo Uwiteka gukomeze. Niba uri mu byishimo cerebra, niba ubabaye komera. Hari hashize igihe tudakorana video iri live nk'uku nguku. Hari hashize igihe dukora ama video mu bundi buryo, kandi iyo diversity nayo ni nziza kuri channel yacu ya Big Grace TV. Wowe ugeze hano bwa mbere rero kanda kuri subscribe kugira ngo utazongera kujya ucikwa n'ibiganiro dukora hano kuri Big Grace TV. Ni ibiganiro by'ubwenge kuko Big Grace TV ni channel yaduhugurane. Ibyiciro byose by'ubukure byibonamo hano kuri Big Grace TV keretse abana, naho abandi bose rwose inama dutanga, inama twungurana nawe urazikeneye. Kanda kuri subscribe, video dushyiraho y'ubwenge igihita kugeraho. Niba content twakozeho uwo munsi igushimishije ujye sharinga, kuko ubwenge burarahurwa bigere no ku bandi. Wabaye disappointed ntibigushimishe, wenda kurikira video yose irangire, wenda ntuyisharinga, ariko ntucike intege, ejo bundi hazaza video igushimishije kurushaho, kuko nta video idashimishije biriho hano kuri Big Grace TV. Njye ndi Marie Grace Bagambake. Uyu munsi nje kukubwira iki? Uyu munsi nje kukubwira urubuto rwitwa inanasi. Reka mpere kuri samari, kamere ku ncamake, ku bantu bakunda kwibagirwa vuba. Nje kukubwira ko inanasi ikomeza amagufa. Nje kukubwira ko inanasi ifasha mu burumbuke. Nje kukubwira ko inanasi ifasha mu burinzi bw'umubiri. Nje kukubwira ko inanasi ifasha mu mikorere myiza y'umutima. Iyi ni Big Grace TV. Ubundi inanasi zihingwa cyane cyangwa twazimenye cyane zarahingwaga muri Brazil, ariko ubu hirya no hino ku isi bahinga inanasi. Na hano naho uri nawe wahinga inanasi, niba ubutaka bwawe bushobora kuyakira bugatuma yera, nawe wahinga inanasi. Gusa yamenyekanye cyane mu 1493 mu birwa bya Hawaii. Inanasi ni urubuto rwiza kandi ruryohera buri wese, niyo mpamvu ari ibishoboka udakwiye kumara umunsi utari inanasi, cyangwa se icyumweru ntigishire utari inanasi byibuze kabiri. Impamvu mvuze ngo byibuze kabiri ni uko inanasi nyinshi nayo atari nziza, turaza kugenda tubigeraho. Murabizi nk'abantu tumenyanya hano kuri Big Grace TV, akenshi dukora ibiganiro ariko tukabagezaho n'icyitonderwa. Uwo mwanya w'icyitonderwa rero nawo turaza kubigarukamo, igihe atari byiza cyane kurya inanasi, cyangwa n'uburyo atari byiza cyane kurya inanasi nyinshi z'umurengera. Hari igihe ubona nk'umuntu amutambutse ucuruza inanasi agahita afata inanasi akayibaga akayimira rwose wenyine ebyiri cyangwa eshatu. Ntabwo ari nziza cyane, turaza kubigeraho ari nyinshi. Umumaro wa mbere rero w'inanasi, uru rubuto rw'inanasi ruryohera, wakoramo umutobe, jus, cyangwa ukayirya nyine nk'urubuto uko nguko utiriwe uyinyuza muri blender. Umumaro w'inanasi itanyujijwe mu nganda, umumaro w'inanasi itabitswe igihe kinini muri frigo, umumaro w'inanasi iri fresh. Urumva hari igihe ugura nk'inanasi yumye yumagaye, uko itinda ku isoko cyangwa uko utinda kuyikoresha, niko amavitamine yayo, intungamubiri zayo ziba ziri kugenda zangirika. Hano turi kuvuga inanasi wakoresheje ikiri fresh, inanasi wakoresheje ikiri inanasi icyujuje rwose ubuziranenge. Umumaro wa mbere rero w'inanasi burya ni uko ikomeza amagufwa. Ubwo bushobozi inanasi bukura kuba yifitemo vitamine C ingana na 50% y'iyo umuntu akenera ku munsi. 50% urumva ko ari urubuto rufite vitamine C nyinshi. Na niyo mpamvu ubasha kubona inanasi kenshi, ariko ntuyigotomere cyangwa uyirye ku bwinshi. Ukunda kuyibona ku mafunguro yawe, ntabwo ukunda kugira ibibazo by'amagufwa, kubera ko ifitemo iyi vitamine nyine nyinshi, vitamine C nyinshi. Kandi abantu mukunze kudukurikira kuri Big Grace TV murabizi yuko vitamine C iba ingenzi iya mbere mu gukomeza amagufwa y'umuntu. Ariko kandi iyi nanasi igira uyu mumaro iyo yatewe mu butaka butarimo bino by'amafumbire mvaruganda. Inanasi y'umwimerere niyo iba ifite
izi vitamine nyinshi, ndetse iyo itahinzwe rwose ahantu hari ifumbire mvaruganda ishobora no kugira vitamine C 100%, izo umubiri w'umuntu wose ukenera 100% ikaba izifitemo. Ni ukuvuga ngo iyo yahinzwe mu murima wagiyemo ifumbire mvaruganda igabanukaho 50%, ariko at least nayo irahagije. Wabashije kuyibona nayo nta kibazo. Wabonye y'umwimerere 100% itaragiye mu ifumbire mvaruganda mu kuyihinga, ubonye vitamine C umubiri wawe ukeneye 100%. Niyo nagize point ya mbere ku bijyanye n'umumaro w'inanasi, kubera ko iyi vitamine C ni ngombwa, ni ingenzi ku mubiri w'umuntu, ku mikomerere n'imimerere myiza n'imiterere myiza y'amagufa ya muntu. Vitamine C iba mu nanasi. Vitamine C iba mu nanasi kandi ifasha ku bijyanye n'ubwirinzi bw'umubiri, kurwanya indwara z'umutima no kuribwa mu ngingo. Inanasi kuko ikize kuri vitamine C ikaba ifite na vitamine A, ni nziza mu gufasha imikorere y'amaso hamwe no kurinda ubuhumyi, cyane cyane ku bantu bakuze. Hari igihe usanga abantu bakuze bafata imbuto ngo ni iz'abana, abuzukuruza, inanasi ukaziharira abana. Nawe ziragufasha kugira ngo ugire imibereho myiza y'amaso, cyane cyane wowe umuntu ukuze. Ariko nanone kwirinda biruta kwivuza. Byaba byiza ugiye ukunda gufata inanasi utaranajyana no muri icyo gihe cy'izabukuru. Wazagera muri icyo gihe cy'izabukuru gufata inanasi warabigize umuco, umubiri wawe, amaso yawe, amagufwa yawe ari intact. Atari ukuvuga ngo uratangira kurya inanasi kubera utangiye kwinjira mu gihe gusatira izabukuru. Ibyiza ni uguhera kare, ibyo byitwa prevention. Aho ngaho inanasi bigufashije muri prevention, mu kwirinda kuzahura n'izo ngaruka z'ibibazo by'amaso, z'ibibazo by'amagufwa. Hera kare, abana ujye ubaha inanasi, ariko nawe ujye wiyibuka. Inanasi kandi igira vitamine B1 ihagije, ariyo thiamine. Thiamine abantu mu dukurikira hano kuri Big Grace TV dukunda gukoresha iyi vitamine. Vitamine B1 ifasha mu kurwanya indwara z'imitsi, stress n'umunaniro udasanzwe. Ifite kandi 75% bya manganese yose ikenewe mu mubiri w'umuntu. Bituma inanasi iba nziza mu mikurire n'imikorere myiza y'amagufwa, bikanarinda rubagimpande, cyane cyane ku bagore bari muri menopause, cya gihe cyo gucura. Inanasi ni ngombwa, ariko si ngombwa muri icyo gihe cyo gucura gusa. Byiza hera kare kurya inanasi ubigira umuco, nibyo byiza. Biba prevention, nari maze no kubivuga. Bikurinda izo ngaruka nyine wahura nazo utangiye kugera muri ya myaka iri hejuru ya 45, 46, ikunze kuba menopause ku bagore benshi. Byaba byiza rero warabigize umuco kujya ukoresha inanasi hakiri kare. Ku mafunguro yawe ya buri munsi ntubureho agasate k'inanasi, cyangwa ku mafunguro 2 ya buri munsi cyangwa 3 ya buri munsi, byibuze ifunguro rimwe uboneho agasate k'inanasi. Ntumare icyumweru cyangwa 2 cyangwa 3 cyangwa ukwezi, noneho ngo umunsi uzazibona uzafata inanasi 3 zirye wenyine ngo nukugira ngo ukure mwisheke y'igihe cyashize. Oya, inanasi iba nziza iyo iriwe kenshi, ariko ntifatwe kuri quantité nini cyane, kuko tout excès est mauvais. Ubonye inanasi ukayirire aho uyiboneye, hari igihe bita bikugiraho ingaruka zidatinda, zihuse. Inanasi irinda ishinya kwibasirwa n'indwara zitandukanye, ikanakomeza amenyo, ikanakumira indwara zo mu kanwa zirimo kuva kw'amaraso bya hato na hato. Ubwo urumva waramenyereje abana kurya inanasi, uretse ko inanasi ku mwana uri munsi y'umwaka atari byiza, tuza kubigeraho muri cya gice cyitonderwa, ariko jya ukunda guha abana bawe inanasi, bizanabarinda izi ndwara z'amenyo, indwara zo mu kanwa. Nawe muntu mukuru jya ukunda kurya inanasi. Ibi turi kuvugaho nyine nk'uko nabivuze, biba bifite umumaro ku byiciro binyuranye by'ubukure by'ubuzima bwa muntu, kandi ku bantu bose. Inanasi irinda umubiri kwibasirwa na kanseri zifata ibice bitandukanye. Kanseri zifata ibice bitandukanye, cyane cyane kanseri zifata amagufwa. Urumva ko twongeye kugaruka kuri cya kintu cyuko inanasi zifasha amagufwa gukomera n'imiterere myiza y'amagufwa. Ukunda rero warabigize umuco kurya inanasi, ntaho uhurira n'ikibazo cya kanseri, surtout kanseri z'amagufwa. Inanasi ituma umuntu agira uruhu rwiza, ituma umuntu agira itoto, ahora ameze neza. Nawe jya ukunda kurya inanasi. Ibyo biterwa n'iki? Biterwa nyine nuko inanasi yifitemo vitamine C. Ubwo ndi kugira ngo abantu bibagirwa vuba, mwe kubyibagirwa,
Iyo ukeneye rero kugira inzara nziza, inzara zikura vuba, inzara zikomeye atari inzara zivunagurika, ujye ugerageza no kwihata inanasi. Inanasi irinda iminwa gushishuka no gusatagurika. Hari abantu bashishuka iminwa no mu gihe cy'imvura no mu gihe hakonje. Ubundi ibibazo byo gushishuka iminwa no gusatagurika iminwa bikunda kuba mu mpeshyi igihe haba hashyushye hari uruzuba rwinshi, ariko hari abantu bahorana icyo kibazo, bahorana utuvuta, bahorana uturabero, bahorana uduki, atari ukugira fresheri gusa, ahubwo ari uko bafite n'icyo kibazo cy'iminwa ihora isatagurika. Mu by'ukuri mu byo muganga yakubwiye ugomba kwitwararika, mu byo muganga yakubwiye ugomba gukora kugira ngo ukire icyo kibazo, ongeramo n'inanasi. Nawo ni umuti mwiza uzagufasha gukira icyo kibazo cyo gusatagurika iminwa no kuma iminwa. Inanasi ni nziza ku basore n'abagabo kuko yifitemo ibyo twita antioxidant. Iri ntabwo ari ijambo rishyashya kuri Big Grace TV, dukunda kurikoresha mu biganiro byinshi bya duhugurane ku buzima bya health. Ibintu by'antioxidant tugomba kubigarukaho. Ni nziza rero ku basore n'abagabo kuko inanasi yigiramo antioxidant menshi. Aya antioxidant rero ku bagabo by'umwihariko bafasha gusukura uruhu rwabo n'abasore no kubungabunga imikurire y'imisatsi yabo. Akantu k'imisatsi ku bagabo ni gake kaza mu biganiro dukunda gukora, ariko hano inanasi bagabo n'abasore mukunda kurya inanasi namwe ngo bizanatuma munagira imisatsi myiza. Ntago muyikunda cyane, ariko musigaye mbona muyikunda, mukunda kogosha buri munsi, ariko musigaye munayitereka. Ubwo rero mujye mukunda no kurya inanasi. Tukiri aho rero, inanasi yifitemo ubushobozi bw'intungamubiri zifasha ibice byose by'umubiri w'abagabo gukora neza. Bikagenda gute? Cyane cyane ku burinzi n'ubudahangarwa bwo kongera intangangabo. Kuko inanasi rero ikize ku ntungamubiri zinyuranye, inafasha mu gukora imisemburo ihagije ikenerwa igihe abashakanye bakora sex, ikongerera by'umwihariko abagabo ubushake bwo gukora sex. Aha ndi kubwira abagabo ngo mu mbuto mugura, muri rasiyo musiga mu rugo, mujye mwibuka gusigana rasiyo y'inanasi. Mwinsiste kuri ako kantu k'inanasi kuko murabona yuko kabafasha cyagiye muri cyagiye siritu. Inanasi zibafasha muri cya gihe cy'ibyishimo ku bashakanye. Kuba mukunda kurya inanasi ni byiza. Nari ndimo nkubwira rero ko ku bagabo inanasi ari shuwadiru, cyane cyane ku bagabo bananirwa bagitangira gukora igikorwa cy'urukundo. Kuko inanasi rero ikize ku ntungamubiri zinyuranye, burya inanasi inafasha mu gukora imisemburo ihagije ikenerwa igihe abashakanye bakora sex, ikongerera by'umwihariko abagabo ubushake bwo gukora sex. Abagabo mu byo musiga mu rugo, mujye musigana amafaranga yo kugura inanasi, namwe nimuzibona muzigure. Zirakenewe ku bana, zirakenewe ku bo mwashakanye, ariko namwe ubwanyu zirakenewe kuri mwebwe ubwanyu. Ni shuwadiru rero cyane ku bagabo bananirwa bagitangira iki gikorwa, kubera ko ya vitamine C na ya thiamine byiganje mu nanasi bibafasha kugira ngo uyu mukino ugende neza. Ni ngombwa cyane rero ko abashakanye, siritu abagabo, muzajya mwibuka kugura inanasi. Cyane waba ufite umurima mujye muzihinga, ariko hajye haboneka inanasi mu rugo kuko bizabafasha mwembi, cyane cyane mu gikorwa cyo gutera akabariro, mu gikorwa cy'urukundo ku bashakanye. Impamvu tuba tubwira abagore n'abagabo ni uko ari igikorwa nyine cy'abashakanye. Abihaka byiza ari abasore n'abakobwa ntabwo biba byemewe. Izi nama tuba tuzigira abashakanye nibo babyemerewe. Inanasi rero burya nkomerejeho igira 75% bya manganezi yose ikenewe mu mubiri. 75%. Inanasi ni urubuto ruri magique. 75% bya manganezi umubiri wose ukeneye wabisanga mu nanasi. Ubwo rero inanasi ntikabure iwawe, ntikabure mu bawe, ntikabure hafi yawe, ku mafunguro yawe ya buri munsi. Ntukayirire rimwe, ariko ujye urya inanasi. Inanasi bamwe byitwa bromelayine. Bromelayine nayo dukunda kuyikoresha mu biganiro byacu, ifasha mu igogorwa ry'ibiryo, digestion. Iyo rero uyiriye ukimara kurya, niyo mpamvu uhita wumva utangiye gusonza. Iyo bromelayine izwiho kurinda umubiri kubyimbirwa bikabije byagirana rimwe na rimwe isano na kanseri. Niyo mpamvu nari nanabivuze haruguru ko inanasi izwiho kurwanya kanseri, surtout cyane cyane kanseri z'amagufa. Kubera iki? Kubera iyi bromelayine iba mu nanasi. Ni nziza rero kuri twese, cyane cyane abatuye mu misozi miremire, kuko burya mu misozi miremire hahora hakonje.
bikaba byatera abahatuye ibibazo byo kuvura kw'amaraso kwa hato na hato. Rero abantu batuye mu misozi miremire mugirwa inama yo guhorana inanasi hafi yanyu, yo kurya inanasi kenshi kugira ngo muhangane hakiri kare n'ibi bibazo by'ivura ry'amaraso. Birabafasha cyane kandi kwirinda biruta kwivuza, sibyo? Mu kwirinda no kwivura inkorora n'ibicurane, asima, sinezite, mu miti muganga yaguhaye, mu miti ababyeyi bakubwira, mu miti abaturanyi bakubwira, mu miti inshuti zikugiraho inama, Big Grace TV tuje kukubwira uyu munsi ngo niba ukunda kugira ibibazo ujye ukunda no kurya inanasi. Nawo ni umuti mwiza kuri ibibazo by'ubuhumekero. Inanasi. Ubu bushobozi mu guhangana n'ibibazo by'ubuhumekero inanasi bukura kuki? Ni ikibazo cyoroshye toto n'umwana yasubiza, nuko inanasi nyine twabivuze ifite yihagije kuri bromelayine na vitamine C. Ku bantu bagira ibibazo by'umuvuduko w'amaraso, muragirwa inama cyangwa se hano kuri Big Grace TV turakugira inama yo kujya ukunda kurya inanasi kubera ko inanasi yiganjemo potassium rero ifasha mu kugabanya umuvuduko udasanzwe w'amaraso. Mu nanasi habamo imyunyu ngugu inyuranye nka zinc, umuringa, kandi kubera ya vitamine C na BNF na carotene, uru ruhurirane mvuze nonaha bituma inanasi iba ingenzi ku bagabo n'abagore, bibafasha kugira intanga nzima hehe n'ubugumba. Ku bashakanye rero inanasi ntikabura iwanyu. Tugeze ku cyitonderwa kenshi ku bintu bijyanye n'ubuzima, ibiganiro by'ubuzima dukora hano kuri Big Grace TV ntabwo dukunda gusoza tutagarutse ku cyitonderwa. Burya ibintu byinshi nubwo biba ari ingenzi ku mubiri wacu, ariko haba hariho za nyirantarengwa, haba hari aho ugera nyine byari byiza bikaba bibi. Kubera iki? Kubera nyine ko ari uko umubiri ukoze. Hari ikintu ushobora kurya kikangirira umumaro, wowe wakirya kikagutera ibibazo. Niyo mpamvu rero nta kintu na kimwe ushobora kuvuga ngo ni cyiza 100%. Haba hariho icyiza kuri bamwe kikaba kibi ku bandi, cyangwa hakaba n'ikintu usanga kiba ari cyiza kuri benshi ariko kikagira abo kigiraho ibibazo bikeya. Niyo mpamvu iyo dusoza kenshi dukunda kugera ku cyitonderwa cyangwa se icyo ugomba kwitondera ku kiganiro tuba twakoze. Ubu ngubu ni ku nanasi. Inanasi nyinshi cyangwa kunywa ji y'inanasi nyinshi ntabwo ari nziza, byagutera diare cyangwa bikagutera vomisoma, kuruka cyangwa guhitwa. Si byiza rero kurya inanasi nyinshi, n'umutobe wayo si byiza kunywa mwinshi. Ibyiza ni agakombe kamwe, agasate k'inanasi birahagije. Bibaye byinshi nyine twavuze yuko yoroshya inyama nyinshi zo mu mubiri w'umuntu, n'amara nyine bihita bisohokera rimwe kaba karabaye. Icyitonderwa cya kabiri, ku bantu mumaze kumva iki kiganiro mugahitamo kuzajya mwitondera inanasi cyangwa muzihaha cyangwa mubasha kuzifata ku mafunguro yanyu kenshi biruta uko byari bisanzwe. Icyitonderwa icyo muzajya mwitondera ni iki cya kabiri, ni uko kurya inanasi idahiye neza bitera ibibazo mu gifu. Ni uburozi butuma ibyo wariye ntacyo bikumarira kuko igifu kinanirwa kuvanamo intungamubiri. Bref, tujye turya inanasi ihiye neza. Cya gatatu, hari bamwe inanasi itera allergie, sibyo? Ubwivumbagatane bw'umubiri, sinzi allergie izina ryiza ry'ikinyarwanda, ariko ni ubwivumbure bw'umubiri. Abantu rero muzi ko inanasi batera allergie. Hari nk'abantu bamara kurya inanasi bagahita batangira kuribwa ku rurimi, bagafufumanga ku munwa, ndetse rimwe na rimwe n'iminwa ikabyimba. Hari abo bibaho bitewe nuko inanasi itari hase neza, yagiye isigaramo twa tuntu tw'amaso, cyangwa utayihase neza akaba ariho bibabaho. Ariko hakaba n'abandi bibaho uko bariye inanasi. Ubundi ibyo bintu ntago bitinda gukira, ntibishobora kumara amasaha 3 bitarakira. Ariko niba iyo allergie uyigira ikaba yageza ku masaha 5 itarakira, byiza gana muganga akubwira icyo gukora, cyangwa akubwira urundi rubuto wasimbuza inanasi niba abona ari ibintu bishobora gutera ibibazo bikomeye ku mubiri wawe. Si byiza rero guha inanasi umwana uri munsi y'umwaka kuko ibamo acide citrique nyinshi. Iyo uhaye umwana utaragera umwaka inanasi byagora igogora rye. Icyitonderwa cya gatanu, si byiza kurya inanasi nyinshi utwite, agasate ku munsi kaba gahagije. Kubera iki? Inanasi ibamo bromelayine twabivuze.
Rero iyo ukunze kurya inanasi kenshi cyane utwite, bishobora kugwa nabi iyo nda yawe utwite, bikaba byanagutera gusamira hanze y'umura. Ni ukuvuga ngo ntabwo ari byiza tout excès est mauvais. Ntabwo ari byiza noneho ku bagore batwite kurya inanasi nyinshi. Icyitonderwa cya gatandatu, inanasi ntiyemewe ku bantu bari ku miti ya amoxicilline cyangwa tetracycline. Ni kimwe n'abari gufata imiti ibuza amaraso kuvura, kuko n'inanasi ubwayo ibuza amaraso kuvura. Ubwo rero niba ufite imiti ibuza amaraso kuvura, wifata n'inanasi. Ubundi hari ibintu tumenyeranye ngo imiti ikoranye, ariko inanasi yo ntikorana n'iyo miti nyine ibuza amaraso kuvura. Fata kimwe. Bikajyana n'iki? Bikajyana n'uko burya inanasi atari byiza kuyirya, kurya nyinshi, ubura nk'ibyumweru 2 gusa ngo ujye kubagwa. Ntabwo ari byiza. Ntabwo ari byiza. Icyitonderwa cya 7, inanasi ntabwo zemewe ku bantu bari gufata imiti yo mu bwoko bwa benzodiazepine. Burya n'abasomye ku gatama inanasi ntabwo ari sawa. Aho kubagabanyiriza ibibazo, burya abantu basomye ku gatama iyo muri inanasi bongerera hangover. Kubera iki? Inanasi twavuze ko ica intege inyama nyinshi zo mu mubiri w'umuntu. Iyo mwagasomye rero mwabayemo akantu karezirezi gutyo, iyo wongeye rero ukaryaho inanasi, hangover ihita iba twibanira, aho kugira ngo nk'izindi mbuto zindi zinyuranye ahubwo ibe yagufasha gukira hangover. Inanasi kuri mwe mwasomye agacupa si nziza, ibongerera hangover. Inanasi ntiyemewe ku murwayi wa diabete, kuko iyo ubwayo yifitemo isukari ingana na 56%. Urwaye diabete rero yemererwa kurya kananasi gato, agace gato k'inanasi ryari, igihe nta bindi binyamasukari wariye. Umuntu urwaye diabete niba wumva ukumva kananasi, fata inanasi mu gihe utari ibindi binyamasukari byinshi. Urugero wafashe nk'ibijumba, wariye nk'ikijumba 2, si byiza kurya inanasi kandi urwaye diabete. Si byiza kurya inanasi mu nda nsa, kuko inanasi igeze mu gifu gishonje iracyangiza bitewe na acide ifitemo. Abashakanye rero bateganya kuza kwishimana bagomba kurya inanasi mbere y'uko iyo match itangira. Kandi iyo nanasi mukayirya ryari? Mukayirya hari andi mafunguro atera imbaraga mwafashe, mukarenzaho inanasi, haza kuba icyo gikorwa bigenda neza. Icyo ni icyitonderwa ariko noneho cyiza. Ntabwo warya inanasi muri buze gukora icyo gikorwa cy'abashakanye uyiryaho ako kanya muhita mutangira. Oya, bisaba amasaha mbere, kandi inanasi kazi ikurikiye ibindi biryo bitera imbaraga wabanje gufata. Iyi ni match itegurwa. Ubwo yo nuko itegurwa, ni password nguhaye nyine muri aka kanya. Kubera ko twabonye ko inanasi igira isukari nyinshi 56%, byaba byiza ugiye umara kurya inanasi ukaborosa, kuko uko itinda mu menyo ishobora kwangiza amenyo. Cyo ni cyitonderwa ku bantu bafite ikibazo cy'impyiko zidakora neza. Iki cyitonderwa kirabareba by'umwihariko. Ku bantu bafite ikibazo cy'impyiko zidakora neza, ntabwo ari byiza kurya inanasi nyinshi, kubera ko inanasi ikize kuri potassium. Iyi myunyungugu ya potassium iba mu nanasi rero, iyo ibaye nyinshi mu mubiri, muri rusange impyiko ntizikora neza. Urumva ko kuri wowe usanzwe ufite ikibazo cy'impyiko zidakora neza, inanasi ujya ufata gake, ujya ufata gato. Niba ari na ji y'inanasi ujya ufata quantité ntoya. Icyitonderwa cya 13 dusoza, bromelayine iba mu nanasi yoroshya inyama zitandukanye, nakomeje kugenda mbigarukaho. Niyo mpamvu rero yoroshya igogorwa ry'ibyo dufungura, cyane cyane ibyo tuba twariye bikomeye. Iyo bromelayine ariko ishobora gutera kujya mu mihango byihuse bitunguranye, kwantisipa, ubwo ni mu rurimi rw'igifaransa. Ku bagore rero si byiza kurya inanasi nyinshi cyangwa se z'umurengera, kuko zishobora gutera gutwitira hanze ya nyababyeyi, nari nabivuze. Vitamine C ibaye nyinshi mu mubiri ishobora gutera kuruka, isesemi, diare, kuribwa umutwe. Tujye turya inanasi ariko tuyirye mu rugero. Ntitukabura inanasi ku mafunguro yacu ya buri munsi niba bishoboka. Ntitukabura inanasi mu mafunguro yacu wenda ya buri cyumweru nka 2 cyangwa 3 mu kwezi, ariko turya inanasi mu rugero. Nuko dusoje
iyi ni Big Grace TV, njye ndi Marie Grace Bagambake. Ndagushimira wowe wakoze subscribe ikorwa rimwe gusa. Iyo wakanze kuri subscribe ugakanda no kuri iyo nzogera uba waduteje n'intambwe, biba bihagije. Uko ubonye video ntabwo ukanda kuri subscribe, ugiye ubona video ugakanda kuri subscribe uba uri no gukora unsubscribing, uba uri kuduteza intambwe ukongera ukadushitura utugarura inyuma. Iyo wakoze kuri subscribe biba bihagije, uba waduteje indi ntambwe. Kiba gikurikiyeho ni iki? Ni ukugira iyo video dushyiraho yose ukayireba ikarangira, kuko watch time nayo irakenewe kuri YouTube. Ikindi, content dushyiraho z'ubwenge hano nta kubyihererana, ujye ukora kuri share, usharinge, ukande kuri like, kugira ngo ibyo tuganiraho hano bijye bigera no ku bandi, kuko ubwenge burarahurwa. Imana ibarinde.